Bakunzi b'amakuru mashya TV twongeye kubagezaho avuga ko umuhanzi Diamond Platnumz yahishuye ko yahisemo kugura indege ye bwite nyuma yo kubona kasigaye agira ingendo nyinshi kandi zimusaba kujyana n'itsinda rinini ry'abantu. Muri Kamena mu 2022 nibwo Diamond Platnumz yari yahishuye ko ateganya kugura indege ye bwite nyuma y'ukwezi abitangaje mu mpera za Nyakanga mu 2022 y'umugabo yahise ayigura koko. Mu kiganiro Diamond Platnumz aherutse kugirana na Deutsche Welle yavuze ko yahisemo kugura indege bwite kuko yabonye ari byo bihendutse ugereranyije n'amafaranga yakoreshaga atega mu gihe afite gahunda hanze y'igihugu. Ati nkubwije ukuri naguze indege yanjye bwite kubera ko ndi kugenda ntera imbere, ntabwo nayiguze kuko nshaka kwirata ahubwo nayiguze kuko ari byo bikwiye. Reba ibitaramo bizenguruka isi ndi gukora, mfite ibitaramo byinshi binsaba nko kuba nakora ingendo mu bihugu bitatu mu gihe gito. Iyo urebye umubare w'abantu njyana nabo n'amafaranga nkoresha ntega indege usanga ari byiza ko nagura indege yanjye bwite, bizamfasha kuzigama amafaranga menshi. Iyi ndege bwite ya Diamond Platnumz niyo amaze iminsi yifashisha mu ngendo ze zitandukanye. Urugero niyo we n'umukobwa we Princess Tifa bakoresheje ubwo bari mu rugendo ruva muri Afrika y'Epfo rujya muri Kenya aho yari afite igitaramo. Iki gitaramo kirangiye uyu mugabo yahise yongera afata iyi ndege imusubiza muri Afrika y'Epfo mu mujyi wa Johannesburg hari kubera ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 7 ishize uyu mukobwa yabyaranye na Zari Hassan avutse.